Ndagusuhuje wowe udukurikiye kandi nkwaye ikaze mu biganiro bya Staro Technology. Uyu ni umwanya tugiye kuza tuvuga mu magambo atari menshi dusobanure ukuri muri cryptocurrency. Maze iminsi mbona ama video cyane kuri TikTok, niho najyaga nyabona atavuga rumwe kuri crypto mining, ndetse no mu comment amwe namwe tujya tubibona. Umwe avuga ati ariko wizera ute ko umuntu yaguha amafaranga gutyo gusa y'ubuntu? Na Pi barabivuze cyane yenda kulonshingwa, ariko ngira ngo babivugaga icyo gihe, ubu ngubu ntago batinyuka kongera kubisubiramo, kuko bamaze kubona yuko ukuri kwabyo guhari, nubwo wenda byaba byaraje bidahura na expectation aba pioneers bari bafite, cyane abizeraga GCV ku rwego ruri hejuru y'urugo bagakwiye kuba bayizeraho. Abo baratunguwe, ariko abari bazi neza uko ibintu bigenda muri cryptocurrency babashije kumva neza koko ko ibintu uko bije ariko byagombaga kuba bimeze. Niyo mpamvu rero natekereje gukora iyi video iguha ukuri kuri cryptocurrency mining, nacyo nyongereho. Ntago ndi bwibande cyane kuri cryptocurrency, twarayivuzeho bihagije. Niba wenda utarayibonye ushobora kureba video zagiye zitambuka kuri iyi YouTube channel yacu, twagiye tuganira kuri cryptocurrency bihagije pe. Dusobanura cryptocurrency kuva mu mizi, aho twagiye tuvuga, wenda mvuze muri make, generation y'amafaranga uko yagiye ibaho kugera kuva kuri barter trade mbere yuko n'amafaranga abaho, kugera ubu ngubu aho nakwita nko muri era ya cryptocurrency. Twagiye tubijyana deep rwose, dufite ama video arenze imwe abivugaho. Uyu munsi rero icyo ngira ngo twivugireho hanini ni cryptocurrency mining, kuko itavuga rumwe hanze. Hari abayizi nko kugenda ukirika muri telefone, ari nabo kenshi bashingiraho babipinga, kubera ko se wenda bumvishe yuko crypto mining ubundi isaba imashini ziri powerful kugira ngo zibashe gukora icyo gikorwa. Abo simbarenganya, kuko ibyo byose bibaho. Hari n'abazi izo nyine mashini za anti-miner, machine 9, anti-miner 135 n'izindi zikoresha mining. Izo ntago ntekereza ko mu Rwanda zihari, kuko wenda nazo turaza kuzivugaho nibiba ngombwa, turebe n'ibisabwa n'impamvu koko mu Rwanda bidashoboka ko wakora iyo crypto mining n'izo mashini. Ibyo byose wabireba hamwe umininga rwose kuri highly profit. Akenshi nibyo bita mining bya nyabyo, ariko reka dufata akanya gato tuvuge neza kuri cryptocurrency mining. Icyo nzi cyo nawe uraza gukuramo ubumenyi bwumva koko impamvu mininga wenda se bizanakurinda kuba scammed na mining zimwe na zimwe ziba zitari seriye. Ibyo byose turaza kubirebaho. Nawe ko gushobora kuba ujya ubyumva abantu babivuga ngo abantu dukorera amafaranga kuri internet tumininga just gutapinga muri screen gusa, ariko se ubyumvishe wumva ko ari ibintu nk'ibyo byoroshye koko ngo uzakora kuri screen mu masaha 24? Hari n'iza Telegram ukoramo buri kanya. Uko kuri ubundi wowe ukwakira bingana iki? Nabavuga ko ari ay'ubuntu babaye bafite limitation aho ngaho, ntago wabarenganya, kuko niko babyumva nyine, kuko babumva ari ibintu biraho gusa. Gusa ukuri ni abantu bamwe babikiriramo, ariko n'abandi babihomberamo. Niyo mpamvu muri aka kanya tugiye kurebera hamwe ingingo zigera kuri 5 zonyine kugira ngo ube usobanukiwe neza ibi bintu neza. Icyambere ni iki? Icyambere turaza kureba mining ni iki. Nitumara kugisobanukirwa, turaza kureba uburyo mining za nyazo zikora, ubwo z'ukuri nyine. Nitumara kubyumva nabyo turaza kurebana mining za fake uko zikora, n'uburyo zitrick abantu nyine ziba abantu bisanga bazigiyemo kandi nyamara ari scam. Icyo ni icya gatatu. Nitukirangiza nanone turaza kureba ninde mu by'ukuri winjiriza amafaranga muri mining. Ese nukora mining ni ba nyirayo, ni naba? Ibyo byose turaza kubireba neza muri rusange. Hanyuma turaza gusoreza ku nyungu ndetse na risk za mining. Ibyo ni ibintu 5 tugiye kureba muri ino video. Nibiba ngombwa wenda turaza no gukora video ebyiri kugira ngo byumvikane kurushaho, kuko
bitewe n'ubusobanuro ndi bugende ngira nshobora kuza gukenera kubijyamo neza kugira ngo buri wese abashe kubyumva. Reka tudafashe umwanya munini dutangire kuri cryptocurrency mining. Ubundi ni iki? Reka twimagine nkaho ugiye kohereza amafaranga inshuti yawe. Ugiye kohereza umuntu amafaranga, ariko umwanya wo gukoresha banke turabimenyera ukanda akanyenyeri cyangwa ukajya muri app. Reka tuvuge ukoresheje Bitcoin. Bitcoin ni cryptocurrency turayizi. Nta muntu waba utayizi uri muri cryptocurrency muri iyo domain. Mbere yuko iyo transaction ukoze iba approved, kuko ubona ikenera kenshi approval nk'eshatu ebyiri gutyo kuri transaction ukoze, igomba kubanza kuba checked, igasuzumwa koko niba iyo transaction ari real. Ariko nituvuga ngo irasuzumwa, wibuke yuko nanone cryptocurrency iri decentralized. Muri banke bisanzwe umukozi wa banki ni ugenda aka-approve iyo transaction, akavuga ati amafaranga transaction mbonye ndaapprovinze, amafaranga aragiye. Aho ni muri centralized. Ariko muri decentralized siko bimeze, ubwo ni muri crypto. Hari special computers zitwa miners, nizo zikora ku kazi mu mwanya wo kuba hari umuntu wa approve iyo transaction ukoze. Izo miners rero zibanza gusolvinga mathematical problems kugira ngo zikonfirme iyo transaction. Hanyuma nk'igihembo cyangwa rewards niho hazamo izo cryptocurrency. Reka dufate urugero, wenda tuvuge ngo John agiye kohereza Bitcoin imwe Sara. Ni urugero. Miners za machine twavuze zizacekinga niba koko John afite iyo Bitcoin imwe, kuko nubwo iri decentralized ntago wakora ibintu bitabaho ngo bikunde. Bigomba kuba checked bikanaba confirmed. Niba checking iyo, ubwo ni checking kabona iyo Bitcoin iko kirahari, iyo transaction izongerwa kuri blockchain. Twabonye blockchain cyari cyo turaduchain nyine twama blocks. Izo video rwose zirahari, ushobora kuza kureba. Ubwo iyo transaction izongerwa kuri blockchain, hanyuma miner ufashije muri iyo transaction gukonfirma azabona small amount of that Bitcoin nka rewards, nk'igihembo. Hanyuma ushobora guhita wibaza ngizo miners zibigenza gute. Ariko kimwe mu buryo muri process zikoreshwa kugira ngo miners solving izo twise math problems ni cyitwa POW cyangwa se proof of work. Iki cyo wenda ntitwakivuzeho cyane, ariko reka nkacemo nihuta. So reka tuvuge ngo niba muri crypto transaction nta banke nyine iri involved cyangwa itari centralized, miners nizo zibikora. Izo miners kugira ngo zi solving iyo math problems twise ziri difficult, kuko koko ziri difficult, the first to solve it get reward. Iya mbere isolving iyo mathematical problems ni ihabwa rewards muri cryptocurrency. Iyo process niyo yita proof of work. Ubwo mbigarutseho kugira ngo tugende muri uwo murongo tubyumve neza. Ariko ushobora guhita wibaza izo miners ziba ziri gukora ibiki? Muri make ziba ziri gukora ibintu bibiri. Icya mbere ni ugucekinga transactions nk'uko twabivuze. Icya kabiri ni ugusolving icyo twita cryptographic puzzle. Ibyo bintu bibiri nibyo miners ziba ziri gukora. Gucekinga transactions ni kugira ngo ba making sure koko ziri valid. Niba wohereje Bitcoin imwe cyangwa niba wohereje Pi imwe, niba wohereje Coin imwe, ese koko urayifite? Barebe koko niba iyo transaction iri valide cyangwa se ari iya nyayo. Hanyuma icya kabiri twise gusolvinga cryptographic puzzle. Aho icyo bidufasha ni ukwadinga cyangwa kongera new block kuri blockchain, new block of transaction kuri blockchain. Nkuko twabibonye nagiye nkunda kubivuga ko twagiye dukora ama video menshi ya crypto. Ndabizi ko na block twayisobanuye na blockchain, ariko block ni nk'aka groupe gato ka transactions zikeneye kuba confirmed. Ibi bitekereza mu buzima busanzwe nkaho ari page nshyashya yongeye muri financial ledger. Bino bitabo wenda biri financial nkaho hongeyemo page nshyashya. Kugira ngo hongerweho page nshyashya cyangwa block nshyashya muri blockchain, miners bagomba gusolvinga puzzle, aribyo bibafasha gushakisha iyo special number ariyo twise nonce. Nonce ubwo nayo ni indi terme wenda tutavuzeho, ibaye birebire mu kuntu. Reka nayo tuyigarukeho.
turabigahurukaho tumeze nk'abibaza kuri geographic puzzle, how miners solve it. Gute ubundi aba miners basolvinga geographic puzzle. Iyi puzzle miners cyangwa ino cryptographic puzzle ishingiye kuri systeme twita SHA-256 cyangwa se magambo arambuye icyo twita secure hash algorithm ifite 256 bit. Nicyo SHA-256 bisobanuye. Secure hash algorithm ni tuyumva turaza kumvamo akantu ka hash. Hash twarayibonye cyane muri mining za Coa, twabonyemo ibintu bijyanye na hash cyane. Wakabaye wumva hari akantu wumvise, ariko niba utanabyumvise nta kibazo. Hash reka twumve icyo ari cyo. Hash ni digital fingerprint of data, cyangwa se ni amakuru ari digital. Ubwo ndi kubura uburyo nabishyira mu kinyarwanda cyuzuye, ariko nkuko twagiye tubibona muri mining za Coa cyangwa Bitcoin Satoshi kubakoze iyo mining babonaga hash ukuntu imeze. Aba ari imibare yihariye ivanzemo n'inyuguti, ari ibintu byinshi. Ndaza gushyiraho agascreen kagaragaza nk'iyo hash ukuntu ibigaragaramo ukuntu. Iyi rero ukuntu ikorwa ntago ndi bubijyemo in deep kuko n'ubundi ntacyo biri budufashe, ariko ukuntu ikorwa hifashishijwe function ziri special, icyo twakwita special function, ngo sinzi ukuntu nashyira mu kinyarwanda. Ifata iyo transaction yakiriye input transaction igaproducinga fixed length output. Iyo output nyine ubwo iri butange imbere. Ibireka twe no kubitindaho cyane, twite kuwenda ku ntego nyamukuru ubundi tubiveho. Intego nyamukuru no gushaka hash ya nyayo, right hash. Miners zifata izo transaction zose zikazikombininga n'umubare runaka ari wo twise nonce, hanyuma bakaza kubiraningira muri SHA-256 twabonye iyo function kugira ngo bagenerating hash ya nyayo. Kandi iyo hash akenshi igomba kubitanyizwa n'amazera kenshi, aho nta shortcut ishobora kubaho. Bisobanuye yuko miners zifomboza inshuro nyinshi zigera mu trillions of time. Nkurikije uko nabisomye ni nyinshi. Okay, dutanze nk'urugero, imagine nkaho uri kugerageza gufungura lock igizwe n'imibare 4, code nyine y'imibare 4 ariko utayizi. Aho nujya kwifomboza uzagerageza combination y'imibare 4 igiye itandukanye kugira aho uzagera ku mubare 4 ya nyayo ifunze iyo ngufuri. Niba ari lock y'ingufuri, niba ari nka kumwe varize zabaga zimeze nako n'ubu niko ziba zimeze, wenda zifungishwa lock cyangwa utubati dufungishwa lock zifite combination y'imibare. Ibyo nujya kwifomboza hera ku mazera 4, wenda se ukurikizaho 0 3 1 0 3 2 kugira aho uzagerageza mpaka ugeze kuri 9 3. Aho ngaho ntago waba wabuzemo imibare 4 ifunguriye lock. Uko niko mining zikora rero, ariko mu mwanya wo kuba ari digits 4 aba ari imibare myinshi. Niba mwarabonye hash iyo muri Coa mwabonye ukuntu ireshya, nuko nguko niyo the same process. Iyo rero akaba ari yo competition ya miners kugira ngo basolving iyo puzzle bwa mbere, ari byo twabonye who solve it the first ni ubona reward. Aho bikoze bwa mbere nkuko twavuze nyine ko abona igihembo kuko aba yadinze new block of transaction kuri blockchain. As a reward rero miner abona icyo twakwita newly created bitcoin cyangwa block reward, hongeweho transaction fee iturutse muri iyo transaction iri muri block. Ubwo mperuka wenda ndakora nkaga search gato ndebe ubu ngubu aho bigeze, ariko ibyo nibyo twita nko muri bitcoin ni bitcoin halving, wenda n'ahandi bifite uko bigiye byitwa. Ariko bitcoin halving nkuko tubizi igenda ihinduka buri myaka 4. Ubu ngubu yari reward yari bitcoin 6.25 per block. Ubwo mperuka ubwo ni umwaka ushize 2024. Ubwo miner ibashije gukora icyo gikorwa ikagwa kuri hash ya nyayo muri uko gufomboza, reward niyo 6.25 bitcoin per block. Twabonye yuko abona block reward akongeraho na transaction fee. Niyo mpamvu abantu bakoresha imashini zi anti-miner machine, ujya wenda no kuri Google uzisearching urebe, babona a lot of money, babona amafaranga menshi. Buri myaka 4 birahindagurika. Wenda ubu ngubu ushobora gusearching wabona wenda
the Bitcoin halving yarahindutse uko akenshi rewards igenda ikatwamo 1/2 uko buri myaka inigenda igabanywamo 2 akenshi niko bagendaga babikora. Ubwo aho mwibuke ko tukiri ku ngingo ya mbere y'ikiganiro ivuga kuri cryptocurrency mining, wenda twinvolvinzemo gato n'uburyo real mining works kugira ngo tuze kubyumva neza. Niba ngombwa nabona turi gukora nka video ebyiri kugira ngo bitarambirana, ariko byibura tubisobanukirwe. Aha ndimo kugerageza gusobanura nsa n'uwitaruye zino mining tubona nka Pi cyangwa se n'izindi, aho ntago ndahagera. Ni kuvuga real mining, bamwe bafeka zino mining dukora nyine bazifata nka scam nk'utuntu nk'utwo bitewe n'iyo understanding bafite nyine ya real mining. Ko umuntu watekereje kuri iyo mining ntago ashobora kumva yuko ibyo bintu bishoboka koko wafata telefone ka mining. Kuko ingingo ya kabiri tugiye guhita tugeraho, tugiye guhita twibaza how real mining works nkuko twabivuze mu ngingo z'ingenzi. Nicyo kintu cya kabiri tugiye guhita tugeraho, tubona impamvu uvuga yuko mining na telefone utamurenganya uvuga ko bitabaho. Ndetse turaza kwisanga abantu benshi iyo mining batanayisangamo kubera impamvu nk'eshatu z'ingenzi. Icya mbere ni high energy use. Turaza gusanga biriya bintu bisaba electricity iri hejuru cyane. Ngewe nigeze kubikoraho research gatoya nko muri around 2017 gutyo, ngenda nkora n'ubushakashatsi buke nyine kuri level yanjye y'icyo gihe, ndeba mining machine, anti-miner machine akenshi nizo model nabaga nitayeho, ndebe electricity zikoresha. Ariyo mpamvu navuze ngo no mu Rwanda nta ukora izo mining, niko mbitekereza ko ntawe, nubwo ntabyemeza 100% ariko ntawe pe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri zirahenze. Icya gatatu nicyo twakwita mining pools takeover. Ibyo sinabitindaho kuko byo ntago tubishidikanyaho, izo mining rwose wapi, reka zo twe kubitindaho cyane ko ubu ngubu aho crypto technology igeze bisa naho nizo proof of work zishobora no kugenda zivaho. Urugero nka Ethereum, niba ukababashije kumenya amakuru wabonye ko yaswitchinze yavuye kuri POW ijya kuri POS, ubu iri gukoresha proof of stake. Ibyo nabyo ni utundi tuntu nyine byarahindutse nyine muri cryptocurrency. Reka rero dukore kuri topic yindi ikurikiyeho mu yindi video.